munsi wa Saint Valentin ukabona yagwaye nk'impano y'umwenda w'imbere wenda reka tuvuge nk'ikariso we wabyakira gute agakariso ikariso nanaguye box nakambara tugiye kujyama wakambara mugiye okay ikindi kibazo ndi bukubaza ku munsi wa Saint Valentin uramutse ugeze mu buriri na sheri wawe akakwima wabigenza gute ese wabyuka ukajya gushaka undi mukobwa wakihangana bukarinda bucya wabyakira gute ariko umunsi wa Saint Valentin uzi bo ahita mukora hano gucya ku mabere none bikagenda gute rero bikagenda gute kubera umukoze ku mabere yakishima ubwo bikarangira amaye nyine okay reka tuganire nawe umukunzi wawe kuri Saint Valentin aramutse akwimye we wabigenza gute ubundi nago wakamenya utaresheje inkuru manzo ukayiresa ukabona kugira ukabona okay ibyo byose wabikoze wayiretesheje akakwima akakubwateka reka ni ku munsi w'abakundanye ntabwo ari umunsi wo gukora ibyo ngibyo uri gushaka wabigenza ugomba kuryama nyine ugategereza ko ejo bucyo kugira ngo ubone umupuri nyine umupuri ku munsi wa Saint Valentin uba wumva ari nk'iki kintu sheri wawe yagukora ku munsi wa Saint Valentin ku buryo wavuga ngo ahangaha rwose aranejeje sinzigira mwibagirwa nuko yama umwenda w'imbere nuko agwa umwenda w'imbere kubera icyo uhita mu mwenda w'imbere nuko ari wo nkunda ukubera icyo udasabye ikanzu cyangwa ngo uvuge ngo usabye udukweto oya umwenda w'imbere wari mwiza uyu musore yagwaye umwenda w'imbere abagukunda bya nyabyo ibyo bintu biri seri cyane gahunda ya ndongora nitunge wigeze yumva wo mu karere ka Musanze ntabwo nayumva ntabwo urayumva ngiye kwigusobanura none uhita utubwira ukuri kubyumva gahunda ya ndongora nitunge ngo abakobwa bo mu karere ka Musanze cyangwa abagore mu karere ka Musanze ngo basigaye bavuga ngo abagabo babaye bake ngo noneho ngo bazajya ngo bajya ku mugabo umwe nuko barongora nyine bakitunga ibyo kurya bazajya babyimenyera kwambara bazajya babyimenyera ese wowe uramutse ubonye ayo mahirwe umugore wawe sheri wawe ufite akwemerera ko umuzanira undi mugore wabyemera ni wabyemera wazana na bane wumva ari nk'iminota ingahe umugabo muzima cyangwa umugabo ufite imbaraga yagakwiye kumara mu gitanda isaha cyangwa iminota 20 isaha wumva ari nk'iyemana sheri wawe wama kuri Saint Valentin ku buryo wavuga ngo basi sheri wanjye ndamutunguye nubwo ndi umunyonzi ariko nanjye muhaye mu bihwanye n'ubushobozi duhwanye n'amafaranga ninjiza uzi ikintu namuha kakarabyo kumuhondo akarabo abakobwa b'iki gihe bamura urabo narukurisha inoti ya senyisa amahoro y'Imana abakunzi ba Kurikikira reka nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe ni wa muhungu bawugura mwawugiranye nyita Krista intumwa Kristo ahangaha turi ni mu karere ka Musanze ni ku munsi wa Saint Valentin tugiye kuganira n'abaturage bo mu karere ka Musanze twumva ukuntu biteguye umunsi wa Saint Valentin ese wowe ufite umukunzi niba ufite umukunzi ese we niye Imana wamugeneye ku munsi wa Saint Valentin ese we niba utamufite uririrwa mu buriri uryamye ese biraza kugenda gute ahangaha rero nk'uko mubibona turi mu karere ka Musanze nk'uko nabibabwiye nifuje kuganira n'abaturage bo mu karere ka Musanze buri wese atubwire ese niye Imana sheri wawe yagutegurira cyangwa yagwa kuri Saint Valentin ukumva urishimye ngiye kuganira n'abamotari bo mu karere ka Musanze urabishaka wese turaza kuganira tuganire ku munsi wa Saint Valentin abamotari muri iki gihe amafaranga ari kuboneka ku buryo baziziza n'abakunzi babo umunsi wa Saint Valentin cyangwa nta mafaranga arimo reka rero dutangire n'abamotari bo mu karere ka Musanze urabishaka wese turaza kumugeraho kugira ngo tuganire twumve niba ari ufite umukunzi ese niye Imana yamutegura kuri Saint Valentin akumva aramushimishije n'abatindeye rero reka dutangire Ewana nkuko mubibona rero turi mu karere ka Musanze ndi kumwe n'umumotari wo mu karere ka Musanze aratangira yatubwira amazina ye amazina ni Moyize amazina ni Moyize Moyize ufite umugore umugore ndamufite umugore uramufite noneho ku munsi wa none ni Saint Valentin ni iki kintu wateguriye umukunzi wawe ku munsi wa Saint Valentin umukunzi wageze uyanibanga urumva ntago wahita ubivuga muri rusange ariko ni impano nyine y'umukunzi nibanga muri make okay noneho Moyize wowe wumva nk'umukunzi wawe ari Imana yagwa ku munsi wa Saint Valentin ku buryo wavuga ngo ahangaha wankoreye akantu keza
nyine bitewe n'ubushake bwe ntabwo wamubwira ngo aguhereze impano we aguhereza iyashaka we noneho nk'umuntu w'umumotari niyo mpano umukunzi wawe yaguha ukavuga ngo uyu munsi cyakoze umukunzi wanjye ankorera akantu keza. Oya nta mpano idasanzwe uravuga ngo iyo yama yose nge yanyura, impano yose yaguha yakunyura. Okay, reka mwibarize kino kibazo, nk'umukunzi wawe aramutse agwaye impano y'imyenda y'imbere kuri Saint Valentin wabyitwaramo gute? Urumva nyine kuba yayiguha ntacyo bitwaye, nyine urumva na n'ubundi musanzwe ntacyo mudakorana n'ubundi kuba yaguha imyenda y'imbere nta kibazo kabisa. Okay, ngiye kukwereka nk'ifoto muri screen yanjye, uraza kumbwira uramutse usohokanye nk'umugore wawe mwagira hano uyu mukobwa ngiye kukwereka muri screen akakubwira ngo umugore wanjye bumwihoreye, noneho uze kuza dusabane, umugore wawe bumwihoreye ninjye nshaka ko dusangira Saint Valentin, umbwira uwo mukobwa ngiye kukwereka niba wamwanga ugasanga umugore wawe. Ngiye kukwereka ifoto, reka mbanze nyikwereke. Ifoto wayibonye? Nayibonye. Ifoto wayibonye? Nayibonye. Ukurikije ifoto nkweretse, uyu muntu uramutse usohokanye n'umugore wawe, uyu muntu nkweretse muri screen akakubwira ngo Motari ko nshaka ko dusangira Saint Valentin, umugore wawe wabaye umuretse, wabigenza gute? Oya nahitamo umugore wanjye. Wahitamo umugore wawe? Ngo rero ni umumotari twari turi kuganiraho mu karere ka Musanze, nshaka no kuganira n'abandi bamotari ubishaka wese cyangwa tuganire n'abaturage bagiye batandukanye. Okay, nkuko mubibona rero twakomeje kuganira n'abamotari bo mu karere ka Musanze, nshaka ko tuza kuganira ku kintu cya Saint Valentin. Hari n'ibintu byateye mu karere ka Musanze bakunda kuvuga ngo hari gahunda ya ndongora nitunge, ngo abagore bazanye bavuga ngo abagabo ngo barabuze, abagore ngo bagomba kugira ngo bishakira imibereho. Turaza kugenda no tuyikomozaho tubiganireho twumve uko babyumva. Mbere yuko mbigeraho rero reka mbanze nganire n'umumotari, uratangira utubwira amazina yawe. Amazina banyita Turinayo Elisa. Gerageza wongereje. Amazina banyita Turinayo Elisa. Bamwita Elisa. Elisa, ku munsi wa none ni Saint Valentin, ese hari impano wateguriye umukunzi wawe cyangwa nawe ugira? Umukunzi ndamufite. Umukunzi uramufite? None niye impano waha umukunzi wawe kuri Saint Valentin nk'umumotari? Kuba nzamuha akarabo. Akarabo? Uzamuha akarabo? Akarabo ejo ku munsi wa Saint Valentin. Elisa, ejo abandi bantu bazirirwa basohokana abakunzi babo, hari abantu hari abazatanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari abaguze imyenda, hari abaguriye abandi amamoto. Niba uri umumotari ashobora kukugurira moto, noneho ngo uzamuhura urabo man. Nzamuha akarabo namutembeze ukamukura moto mujyane. Uzamutembereza kuri moto. Ikibazo ngiye kukubaza, nka sheri wawe ugeze nko mu rugo ugasanga yakugeneye impano y'imyenda y'imbere, wabigenza gute? Wabyakira gute? Kubera yaba ari sheri wanjye nazakira nta kibazo. Wabyakira naribi. Okay, noneho ukurikije ukuntu amafaranga ari kuboneka mu bintu by'ubumotari, wumva ari nk'iye mpano waha umusheri wawe wo muri iki gihe ku buryo avuga ngo ihwanye n'akazi cyangwa n'amafaranga nakoreye muri iki gihe? Namurebera ngo udukweto tugezweho. Utuwe dukweto tugezweho rero? Ntabwo izina ryatwo ntuzi ariko isura ndayizi. Okay, ikindi kibazo rero ndakubaza, gahunda ya ndongora nitunge wigeze yumvaho mu karere ka Musanze? Ntabwo nayumva. Ntabwo urayumva, ngiye kwigusobanura none uhita utubwira uko uri kubyumva. Gahunda ya ndongora nitunge, ngo abakobwa bo mu karere ka Musanze cyangwa abagore mu karere ka Musanze ngo basigaye bavuga ngo abagabo babaye bake, ngo noneho ngo bazajya ngo bajya ku mugabo umwe, nuko barongora nyine bakitunga, ibyo kurya bazajya babyimenyera, kwambara bazajya babyimenyera. Ese wowe uramutse ubonye ayo mahirwe yuko umugore wawe sheri wawe ufite akwemerera ko umuzaniraho undi mugore, wabyemera? Ntiwabyemera? Wazana na bane. Wazana na bane? Ubwo se ufite umugongo nk'umumotari ko tuzi ko muvunika cyane man, ufite umugongo wo kwikora, abagore bane wazabanyura? Imbere cyane. Okay, wumva ari nk'iminota ingahe? Wumva ari nk'iminota ingahe umugabo muzima cyangwa umugabo ufite imbaraga yagakwiye kumara mu gitanda? Isaha cyangwa iminota 40. Isaha? Okay. Namwumvise rero ni umumotari wundi turi kuganira mu karere ka Musanze. Reka tuganire n'undi mumotari, uratangira utubwira amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Uzabatira Alex. Amazina witwa? Uzabatira Alex. Uzabakiriho Alex. Amazina yitwa Uzabakiriho Alex. Wowe gahunda ya ndongora nitunge, ndahita nkubaza nk'iki kibazo maze kubaza uno
umumotari ufite umudamu aya ndi umusore wowe uracyari umusore muri make na Saint Valentin nta nubwo yemerewe Saint Valentin yemerewe kuko wenda nshaka kuba nagira uwo nkunda ufite uwo ukunda okay wumva ari nk'iyo Mana umukunzi wawe yagwa kuri Saint Valentin ukumva urishimye ubundi Saint Valentin ni umunsi w'abakundanye ariko nubwo ari umunsi w'abakundanye ikintu cyose umukobwa yatekereza akakikuzanira aba yagikuye ku mutima we kandi abishaka sibyo cyakunyura rero nta kibazo uko cyakimeze kose hari ibintu byateye byo kuvuga ngo kuri Saint Valentin niba utasohokanye umukobwa cyangwa ngo umufate ngo umujyane wenda nk'irubavu ku mazi cyangwa ngo umugurire ibintu bihenze ese wowe nk'umukunzi wawe ukurikije ukuntu mujya muganira uba wumva impano yose wamuha yamunyura cyangwa n'abafite target y'amafaranga njyewe waraye size ngizi ikintu cyose nategura sheri wanjye yakiramunyura niyo namujyana kanikiresi arakemera tu akakira neza kandi okay nk'ikibazo maze kubaza umumotari mugenzi wawe nk'umusheri wawe aramutse yemeye ko umuzanira w'abagore nk'uko bakunda kubivuga ngo ni gahunda ya ndongora n'itunga sheri wawe akakubwira ngo kuva azaza akitunga akimenyera icyo kurya akazana n'icyo kwambara we wamwe wakemera ukazana abagore barenze babiri umwe yaba agwagije umwe yaba anyuze kuko buriya abagore benshi burya nta mushinga urimo mani wagira umugore umwe ukabasha kumuhahira kuko buri uzanye abagore benshi wababyaraho abana benshi rero no kubashakira ibibatunga byagorana ubwo bivuze ngo abo bana ntabwo wajya ubitaho ikibazo ndi kukubwira ukuntu ibintu bimeze abagore bazaza bitunge bazihahira buri kimwe cyose bazakimenyera ahubwo icyo bashaka ni icyo umugabo azajya abahereza nawe ubwo urabyumva wabyemera ibyo bintu wabyitesha umugore afite ibintu ngewe nazana nka bane hari ikibazo bafite ibintu nta kibazo ibyo bintu bazabyizanira byose icyo baba ushinzwe gukora ni ukubanezeza ubwo uwo mugongo wazawubona urizeye nose umugabo ubu none watuvuze ntabwo watondesha abakobwa veni niko nose mwamwumvise rero ntabwo ndaza kwibanda ku bamotari gusa hari n'abanyonzi kugira ngo bataza kuvuga ngo tuba twihereranye amakuru umunyonzi uri tayari nawe aratangira atubwira amazina ye Twizerimana Patrick uratangira uvuga cyane Twizerimana Patrick se ufite sheri ndamufite umunsi wa Saint Valentin rero uwiteguye gute umunsi wa Saint Valentin witeguye fresh kuko hari n'ibyo nateguye nzamuheje kuri Saint Valentin wateguye iki wateguye impano kandi impano ntabwo ari ngombwa ngo nyivugira hano nzamuha ntabwo ari ngombwa ngo uyivuge uba wumva ari nk'iyo mpano sheri wawe yaguha kuri Saint Valentin ku buryo wavuga ngo uyu munsi ankoreye akantu keza ubwo yaba ari sheri wawe icyo yaguha cyose wagifata ako se uru rukundo ruracyabaho ko ikintu cyose sheri wawe yaguha kuri Saint Valentin wacyemera biba mu bahungu gusa cyangwa n'abakobwa niko bimeze ariko turaza kubageraho ikindi kibazo nshaka kukubaza ngiye kukwereka ifoto noneho nyikubazeho ikibazo reka mbanze nyikwereke uyu mukobwa wamubonye namubonye uramutse usohokeye ahantu we na sheri wawe ukagera ugasanga umukobwa niwe ugiye kubakira akagukunda akakubwira ngo sheri wawe bumwihoreye noneho dukomezanye wabigenza ngo tuvugishe ukuri kuko ataba ari wowe wateguye gusohokana kuri Saint Valentin wamwihorera uyu mukobwa wamureka vugisha ukuri ngo umukobwa wamureka reka tuganire nawe turaza kukugarukaho iyi foto wayibonye ifoto ndi kubereka wayibonye uramutse usohokanye na sheri wawe ku munsi wa Saint Valentin uyu mukobwa akakubwira ngo ko nakwikundiye waretse tukaba turi kumwe buri kimwe cyose uransaba ndakiguha sheri wawe bumuretse wabigenza gute jewe nabyihorera kubera umuhungu wanjye yaba yaryamye gute oya bisobanure neza umuhungu ubundi ni ukuvuga ngo rukumva umuhungu ni uyu nguyu umuhungu wanjye kubera yaba yaryamye ni ukubyihorera nyine ngo tubwire ukurikije ukuntu ubona uriya mukobwa wamukwa nk'inka zingahe uramutse zifite 15 n'igice ubwo igice yaba ari ihene ariko no niba ufite sheri wawe kuri Saint Valentin uba wumva ari nk'iyo mpano sheri wawe wamuha kuri Saint Valentin ku buryo wavuga ngo basi sheri wanjye ndamutunguye nubwo ndi umunyonzi ariko nanjye muhaye mu bihwanye n'ubushobozi bihwanye n'amafaranga ninjiza
uzi ikintu namuha kakarabyo k'umuhondo. Akarabo abakobwa b'iki gihe bamuha ururabo narukurisha. Inoti ya senyisa. Inoti ya senyisa. Kuko uri kumva nuko kuzamura umugenzi ni turuwasa no kumana urundi ni desi ubwo yaba ari senyisa. Ubwo ururabo rurarukoreye uzaho umukunzi wawe ku munsi wese. Senyisa nzayakorera ejo bundi. Ubwo byaba ari ibyo ngibyo. Ibyo byaba bibaye. Okay, ikindi kibazo rero ndi kukubaza. Sheri wawe aramutse ku munsi wa Saint Valentin wari witeguye umaze nko kumuha nk'inkwano ya danje. Ku munsi wa Saint Valentin ukabona yagwaye nk'impano y'umwenda w'imbere. Wenda reka tuvuge nk'ikariso. We wabyakira gute? Agakariso. Ikariso nanaguye box. Nakambara tugiye kujyama. Wakambara mugiye Okay. Okay. Okay, ikindi kibazo ndi kubukubaza. Ikindi kibazo ndi bukubaza. Ku munsi wa Saint Valentin uramutse ugeze mu buriri na sheri wawe akakwima. Wabigenza gute? Ese wabyuka ukajya gushaka undi mukobwa wakihangana bukarinda bucya wabyakira gute? Ariko umunsi wa Saint Valentin uzi Bo, ahita mukora hano gucya ku mabere gute. None bikagenda gute rero? Bikagenda gute? Kubera umukoze ku mabere yakishima. Ubwo bikarangira amaye nyine. Okay, reka tuganire nawe. Umukunzi wawe kuri Saint Valentin aramutse akwimye. We wabigenza gute? Ubundi nago wakamenya utaresheje. Inkuru manzo ukayiresa ukabona kugira ukabona kwikaba. Okay, ibyo byose wabikoze wahirete akakwima akakubwate kareka ni ku munsi w'abakundanye ntabwo ari umunsi wo gukora ibyo ngibyo uri gushaka wabigenza. Ugomba kuryama nyine ugategereza ko ejo bucyo kugira ngo ubone umupuri nyine. Umupuri. Ebana nkuko mubibona rero ntabwo turaza kwibanda ku bagabo gusa cyangwa abasore gusa, turi kumwe n'inkumi yo mu karere ka Musanze. Uratangira wibwira amazina abakunzi ba Kora TV show. Nitwa Cyuzuzo. Amazina ye yitwa Cyuzuzo. Cyuzuzo ufite sheri? Ndamufite. Uramufite? Kuri nk'umuntu ufite abasore benshi bagutereta. Oya mfite umwe. Ku munsi w'ejo nimuzarwana? Oya. Noneho Cyuzuzo, ku munsi wa Saint Valentin uba wumva ari nk'iki kintu sheri wawe yagukora ku munsi wa Saint Valentin ku buryo wavuga ngo ahangaha rwose aranejeje sinzigira mwibagirwa? Nuko yama umwenda w'imbere. Nuko agwa umwenda w'imbere. Kubera icyo uhita mu mwenda w'imbere Cyuzuzo? Nuko ari wo nkunda. Ukunda imyenda y'imbere kubera icyo atari ukunda kugenda wambaye se cyangwa ngo uvuge ngo ni wowe kubera icyo udasabye ikanzu cyangwa ngo uvuge ngo usabye udukweto? Oya umwenda w'imbere bari mwiza. Uyu musore yagwaye umwenda w'imbere abagukunda. Abagukunda byanyabyo ibyo bintu biri seri cyane. Narinzi ko umukobwa wenda wamufata ukamusohokana ukaya nko kumurisha sho ukamutembereza sho uzi cyari cyo kurisha umuntu sho aba wumva ari nko kumurisha iki se? Ukamujyana nko ku Gisenyi ku mazi akarya isi nyine. Kubera iki utavuze ngo wenda ashobora kungurira ngo izi nkweto za Kadashi abakobwa bakunda cyangwa ngo aya makanzu y'udushuda ukavuga ngo agomba kuma umwenda w'imbere? Umusore wagwaye umwenda w'imbere abagukunda byanyabyo se buryo wanshishikariza ko ku munsi w'ejo nanjye nzagurira umukobwa dukundana iki ni iki cyane. Okay, urabyumva gute nko ku munsi w'ejo sheri wawe aramutse agwaye nk'indabo? Indabo se ubwo nazimaze iki? Wazimaze muri make wazimurisha cyane. Ugiye kumbwira ko sheri wawe ku munsi yaje agwaye indabo wazimuhekenyesha? Nazimutera mu maso. Wazimutera mu maso cyane. Kubera iki kandi Saint Valentin n'ubundi biba bishatse kuvuga ko niba umuntu umukunda ururabo nirwo rugaragaza urukundo rwanya? Oya urabona ntabwo rugaragaza urukundo. Ngiye urabona nta kintu narumaze. Nta kintu wamaze ururabo? Nta nubwo wagenda se ukarumanuka mu nzu ku buryo azajya urureba ukavuga ngo ni ibintu bisaza amasaha n'iki biruma. Ntacyo narumaze. Okay, noneho nko ku munsi wa Saint Valentin uramutse ubonye nka sheri wawe yasohokanye n'undi mukobwa uwo mukobwa ukabona ko anakurenze, ese sheri wawe ntiwamuhaka kuraje ukamubwata cyakoze nubwo wanciye inyuma ku cyana kirenze naribi byagenda gute? Nyine mbonye ndenze ntacyo byaba bitwaye. Ubonye kurenza nta kintu byaba bigutwaye cyane. Abakobwa mujya mwemera ko undi mukobwa barenze? Ngo haba
byana byiza cyane. Hari cyane ureba nawe ukavuga ati ahangaha ndemeye cyane ku buryo umureba ukavuga ati yaba ndi umusore iki cyana rwose ntago cyancika. hari nk'umukobwa urareba ukavuga ati iki cyana gifunzemo boko yaba ndi umuhungu ntabwo cyancika. Buri munsi ndababona. Urababona ngaye nguko rero ni umukobwa twari turi kuganira wo mu karere ka Musanze. Reka duhita tuganira n'undi muhungu uri kubishaka cyangwa umusore uri kubishaka. Wa musore agiye egera hino ntari bituganire. Egera hino tuganire. Okay, uratangira wibwira amazina yawe abakunzi ba Kora TV show, asigaye duhite dukomeza n'ibindi bibazo. Nitwa Eric. Amazina yawe witwa? Eric, uragerageza kuvuga cyane. Yego. Ese Eric ufite sheri? Sheri ndamufite. Sheri wawe uramufite? Yego. Okay, amazina ya sheri wawe niba utaca inyuma cyangwa ufite benshi? Sheri ndamufite cyane. Sheri wawe ntabwo ari ngombwa kumuvuga amazina. Ariko ndamufite. Ariko uramufite. Okay, ku munsi wa Saint Valentin rero wumva ari nk'iyo mpano sheri wawe yaguha ku buryo wavuga ati cyakoze mfite umugore unkunda cyangwa mfite umusheri unkunda? Buriya sheri wanjye ashobora kuma nk'utuntu nyine urabona nk'umuntu w'umupapa. Nk'umuntu w'umupapa gerageza kuvuga cyane. Ubu biravuze ngo buriya ashobora gukorera akantu nyine ukabona ni sawa. Ukabona ni sawa nk'agake yagukora ku buryo wavuga ngo aka kantu ni sawa. Buriya ushobora kugera mu rugo ugasanga wenda yateguye neza ku meza. Ntagera no mu cyumba ukabona nabyo bigenze fresh. Ibintu byo kurya. Okay, nko ku munsi wa Saint Valentin nko muri iyi mirimo itatu nuwe murimo umugore washobora kukubwira ngo umukorere ukavuga ati ahangaha aransuzuguye nubwo ari ku munsi w'abakundanye, wenda nko gukoropa tuwarete, koza amasahane cyangwa kumufurira imyenda y'imbere? Kuri Saint Valentin so umunsi w'abakundanye uba ugomba kumuha keya. Ubwo uwo munsi ukora kuko ari nkawe nkanjye nk'umugabo abagomba kumuha keya. Abagomba kuguha keya? Ntabwo yakubwira ngo kukoropa. Ku buryo nyine ashobora kuvuga ati sheri wanjye dore uyu munsi ni umunsi w'abakundanye. Undi mugabo iyo ni imirimo y'inganzwa ntabwo ngiye naba inganzwa. Ntabwo haba inganzwa kandi nta murimo muri uru Rwanda, nta murimo kivuga ngo uyu ni uw'abagore cyangwa uyu ni uw'abagabo. Nose Afurika se umugore. None se aramutse atwite adashobora nko kunama yajya yambura ayijugunye. Umuntu ugukunda ntabwo yaguha umwenda w'imbere ngo uwufure. kandi n'abandi bakobwa bari kuvuga ko umuntu ukunda byanyabyo ugomba kumuha umwenda w'imbere akawufura se oya kumugurira umugurira ni kimwe no kuwufura ni ikindi ku buryo utafurira umugore wawe ikariso nta mugabo ufura ikariso uramutse yifuze byagenda gute oya ubwo ntago waba uri n'umugabo waba uri inganzo waba uri inganzo kandi inganzo urabizi ko n'Imana yazihanye n'Imana yarazihanye bishatse kuvuga ko iyo mirimo yose itatu yagusaba nta murimo n'umwe wakemera gukora wakora wafura ubwo se wakoropa cyakoze gukoropa ushobora kumufasha wenda gukoropa ushobora kumufasha kuko no kwishirikira twarabikoraga wakoropa okay none nko ku munsi wa Saint Valentin uramutse usohokanye n'umukobwa cyangwa uwo musheri wawe ufite wageraho ukabana nk'umukobwa arakwishimiye mwiza none urenze sheri wawe wabigenza gute ukabona none amurusha amafaranga amurusha kubasa neza ibintu byose arabimurusha akakubwira ati Eric nakwikunde wewe ngwino dukomezanye uwo mukobwa mureke wabigenza gute ariko rero hari ikintu kimwe uri kumbwira uwo nguwo ni wako kanya uramusiga aho ngaho ariko nugera mu rugo hari undi uri bukenere nose uwo nguwo kari waho ngaho kurataho ukagera iwawe urabukiri kumwe na wa wundi agushutsa ako kanya okay ubwo bishatse kuba ko umukobwa wamwiyorera ntabwo namwemera rwose okay ngahe nguko rero mwamwumvise Eric n'abasore bo mu karere ka Musanze rero twari turi kuganira twaganiriye n'inkumi abantu benshi bagiye batandukanye nk'ibisanzwe rero mukomeze gukanda subscribe saho aho ngaho utuye waba ari iburasirazuba iburengerazuba mu majyepfo mu majyaruguru abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali Saint Valentin aho ngaho imeze gute abantu mudafite abasheri muri kumva mumeze gute se muraryamye se bimeze gute ibintu bimeze gute turagenda tuganira no kuri Kora TV show mugende muduha ibitekerezo byanyu turi kugenda tugana ku musozo reka nakire umuntu wa nyuma turi kugenda tugana ku musozo ninde uri tayari okay okay mwamubonye rero uratangira wibwira amazina abakunzi ba Kora TV show uvuga cyane nitwa Imanizabayo Bureze witwa Imanizabayo Bureze ese koko Imanizabayo Bureze yakugeneye umukunzi cyangwa yaragutereranye muri iki gihe muri iki gihe ndimo aka kanya umukunzi ntawe ariko
samutayimu yaboneka. Okay, muri make wowe nta mukunzi ufite? Ntawe. Saint Valentin rero wumva uzayirirahe niba nta mukunzi ufite? Saint Valentin uburyo numva ngomba kuyizihizamo ni ukwigaburira neza, nkanywa neza, nkitembeza, ibyo numva bizaba bihagije. Okay, ubwo urumva uzaba uri kwica amategeko ya Saint Valentin, kuko Saint Valentin ni umunsi w'abakundanye. Niba udafite umuntu mwakundanye rero ubwo uzirirwe mu kazi. Mbo rero mfite best wanjye. Ufite best wawe? Best wawe rero ngomba kujya kumutamo nkaba ndi kumwe nawe nyine kugira ngo irungu ritanyice. Uba wumva ari nk'iki best wawe yagukora nko kuri Saint Valentin ku buryo wavuga ati byarutaho kugira ngo ngira sheri nakigirira best? Best ashobora kukwitaho mu buryo buruta bwa sheri wawe. Mu buhe buryo rero best wawe yakwitaho kurenza sheri wawe? Best wawe ashobora kuza kugufasha imirimo yo mu rugo akagutegurira, arangiza mukagenda mugasohokana, ukagenda umufasha akaboko kamera nk'aho mukundanye kandi nta rukundo ruba. Ese best wawe nk'iyamaze nko kugukorera iyo mirimo uri kuvuga, wenda kukogereza amasahane, gutorosha, akajya dusha akitegura, uba wumva ari iki kintu kiba gisigaje cyonyine kugira ngo uvuge ngo uyu munsi yankomfurimye ko ari best mwiza? Ni iki kintu yagukorera kabisa ku buryo yavuga ngo Saint Valentin yimaye byanyabyo? Mbo birumvikana byose yabigukoreye neza, aramutse aguhaye kwaje byarushaho kubasaba. Mu gihe rero best wawe mugeranye mu buriri cyangwa arakubwiye ati se sheri wanje ko mbona uburiri bwawe budashasha cyangwa ibintu bitameze neza, ukamusanga mu buriri ubona ibintu byose yabigukorera ariko akakubwira ati reka ari ibyo utemerewe, wabyifata mu? Mbo kuko naba mbizi neza ko ari best wanjye nabyihanganira. Wabyihanganira? Okay, none turi kugenda tugana ku musozo, ngiye kukwereka umukobwa uza kuvugisha ukuri. Uvugisha iki? Ukuri. Uravugisha ukuri? Ukuri. Ngiye kukwereka ifoto y'umukobwa, uraza kumbwira ukuri kubyumva cyangwa uri kubibona. Ifoto wayibonye? Nayibonye. Ifoto wayibonye? Nayibonye. Uyu mukobwa ukurikije ukuntu umubonye wamukwa inka zingahe? Uyu mukobwa namukwa nk'inka nk'eshanu. Nk'inka nk'eshanu? Okay, none umukobwa muramutse musohokanye uri kumwe n'uwo best wawe, urumva ko yaba yakwitayeho nta kintu atagukoreye, mwamara nko kugera ahantu mwasohokeye uwo mukobwa akakubwira ati ko nakwikundiye, uwo musheri wawe wamwihoreye ukaza ko buri kimwe cyose ndaza kukikumenyera, wabyitwara mute? Mbo sheri wanjye namanza nashaka uburyo navugana n'uyu mukobwa kuko yaba nshaka. Sheri wanjye nkaba mwirengagijeho iminota mikeya nkavugana n'uyu mukobwa. Okay, bibaye ngombwa ko umusiga byanyabyo ukamusiga byanyabyo, uyu mukobwa wabigenza gute? Uyu mukobwa urabona ni ikizungereze, sibyo? Ni mwiza birenze. Nta kintu ntakora kugira ngo mvugane n'uyu mukobwa umeze gutya. Muri make sheri wawe wamutuka? Namuta nkamusiga. Wamusiga ukigendera? Kuko igihe turimo nawe ashobora kuba afite abandi basore bandenze bamutereta ku buryo yahita gutana akigendera. Nanjye rero mbonye bebe nziza nk'iyi nahita muta. Wahita umuta ukigendera kabisa. Ngayo nguko rero ni abatipe bo mu karere ka Musanze. Dukomeze kubana ubutaha mu biganiro bya Kuri TV show. Ciao ciao.